uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga. Ubuhanuzi Imana yampaye muri no minsi nshaka gusangiza abantu, imbere ntabwo horoshye. Imana yampaye inzara z'uburyo bubiri. Inzara ya mbere yari inzara. None mbaza Imana nti ibi bintu ni ibiki ko mbona indobo igiye yuzuyemo ibice by'amakeke n'ibice by'imigati n'ibice by'amandazi. Imana irambwira ngo nongeye gushima no kunezererwa Imana yacu ihora itwitaho uko bwije nuko bukeye, ikatugirira neza ntiturambirwe kandi turi abanyabyaha. N'ubuntu bw'Imana butubeshejeho. Imana mu ijuru ko nyishimye. Nongeye kubaha ikaze muri studio za Sam TV. Nitwa Sebaganwa Serge. Imana ikabishimye ko nongera kugaruka imbere yanyu ngo tuganire ku ijambo ry'ubugingo. Imana yacu ishyirwe hejuru. Mbanje rero gusuhuza abakunzi bacu badahema gukurikira ibyo tubasangiza uko bwije nuko bukeye, baba bari mu gihugu n'abari hanze yacyo. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Imana bibane n'imitima yanyu. Dushimira abantu mukomeza kubana natwe, abakora subscribe ku gitangazamakuru, abakora comment, abakora like, nabyo n'umusanzu ukomeye. Imana igiye bahera umugisha. Uyu mwanya rero tubazana ijambo ry'ubugingo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga. Uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga. Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye mwungeri mwiza, tugushimiye yuko twihangana utifuza ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ukabikorera kugira ngo Uwiteka niduhindukira dukizwe. Ibyo turabikubahiye. Tugushimiye amahirwe wongeye gutanga kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe iby'uru rugendo rwerekeza mu gihugu cy'isezerano. Ndakwinginze ngo ubane natwe, kandi Uwiteka ubwo tugiye kureba insanganyamatsiko ivuga uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga, unyemerere umwuka wera arusheho gusobanurira muri njyewe iby'inzira. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Mbere ko tujya mbere, nagira ngo mbanze ngaruke ku buhanuzi. Hari amakuru ijuru riduha. Birakwiye rero yuko ayo makuru iyo ari ayacu tuyagumana ku mitima yacu tukagira n'icyo tuyakoraho. Ariko iyo ari amakuru areba abantu b'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana, ayo makuru turayabasangiza kugira ngo bamenye iyi nzira buryo ki bagomba kuyitwaramo. Ubuhanuzi rero nendaga kugaruka hari kwenda mbere yuko mwinjiramo, reka mvuge iki kintu gikomeye. Nagira ngo menyesha abantu habeho kwitondera ubuhanuzi muri no minsi. Icyambere, duhagaze mu gihe hariho abahanuzi benshi, kandi Bibiliya yabivuzeho ko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma mbere ko Kristo agaruka. Ntabwo natinya kuvuga ko uyu munsi mu bahanuzi 10 barimo barahanura ushobora gusanga abahanuzi b'Uwiteka batarenze 2, kuko abahanuzi b'ibinyoma zarushaho kuba benshi uko tuzarushaho kwegereza umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko nanone nkavuga ngo abo bahanuzi nibashake babe 2 ariko bariho umwuka w'Imana, nyamuneka ibyo bahanura mu byiteho, kabone nubwo byaba bimwe byabigaruka kenshi mu matwi yawe, niba byavuzwe n'Uwiteka ntaho kubihungira. Ibishobora gukurwaho turasenga Imana ikagira uko ibigenza, ariko hari nibidakurwaho abantu bakabibona. Ubuhanuzi Imana yampaye muri no minsi nshaka gusangiza abantu mu minsi itambutse, wenda hamwe twagiye tubiganiraho, aho nagize amahirwe yo guhura nabo tukaganira. Imbere ntabwo horoshye. Ntabwo horoshye. Ndibuka Imana impa buno butumwa bujyanye n'inzara. Ubutumwa bujyanye n'inzara nibwo tugiye kugarukaho mu buryo bw'ubuhanuzi. Imana yampaye inzara z'uburyo bubiri. Inzara ya mbere yari inzara y'ijambo ry'Imana. Imana inyereka abantu bajarajara bashaka ijambo ry'Imana, ndetse inyereka abavuga butumwa benshi bakomwa mu nkokora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndetse ndibuka ko igihe kimwe nagize umugisha wo guterana na bene data mu minsi yashize tubiganiraho. Ndababwira nti mubere maso ubugingo kandi nimushakashaka ibyanditswe byera mubishyizeho umutima, kuko hagiye kubaho inzara y'ijambo ry'Imana. Ndibuka igihe nabahaga ubwo butumwa haciyemo igihe kitarenze ibyumweru 2, insengero zirafungwa, abajyaga mu buvumo byaba bigikunze n'ibindi. Bamwe barampamagara avuga ati hari imbaraga y'Imana ikuriho, ibintu watubwiye uzi ko bihise biba nta n'ukwezi gushize. Icyo ni kimwe. Iyo yari inzara y'iby'umwuka. Inzara ya kabiri, Imana yongeye kujyana mu yerekwa ikanyereka
ni inzara y'ibifatika, ni inzara y'ibyo kurya. Ntabwo ari nge muhanuzi ubigarutseho gusa, hari n'abandi bari kubigarukaho, ariko nimumenye ngo hariho inzara iri guhorera isanga inyoko muntu. Ngewe buryo kinabibonyemo nabonye binateye ubwoba. Ntabwo bitandukanye n'ibyabaye Samariya igihe bari bagoswe n'Abasiriya, aho agakondwe k'amahurunguru y'inuma 1/4 cyako cyaguraga shekeli zitabarika. Nagiye kubona Imana injyana ahantu, ndangije mbona hari abagabo, hari abagore, hari abana. Noneho nkabona abagabo bafite udukombe barimo baratega. Urabona dufashe urugero nko kuri banki, urabona hari ukuntu iyo ugiye kuri gishe haba hari abatera abatanga amafaranga. Noneho nkabona abagabo, abagore, abana bafashe udukombe barimo baratega ngo basukirwemo igikoma, ariko basukirwamo nabwo bagasukirwamo 1/2. Icyo kivaho ngaho ndibaza ntibi nibiki. Imana yambwira iteka nkwereke. Ndagenda bavaho ngaho bakanyura ahantu. Noneho nkabona hari indobo zirimo ibyo kurya, amandazi, amakeke, bino bintu nyine bicuruzwa gutyo. Noneho ngiye kubona nkabona umuntu ari kugenda akagura igice cy'irindazi, akagura igice cya keke. Noneho mbaza Imana nti ibi bintu ni ibiki ko mbona indobo igiye yuzuyemo ibice by'amakeke n'ibice by'imigati n'ibice by'amandazi. Imana irambwira ngo muri aba bose ubona ni rwo rwego bariho, ntawe ushoboye kugura irindazi ngo arigure ryose. Bivuze iki? Bivuze ngo irambwira ngo iminsi mibi y'inzara iraje, kugeza ubwo umuntu w'umugabo azaba adafite ubushobozi bwo kuba yagura irindazi ryose. Nkavuga ngo ubyumviye mu mubiri wavuga ngo ntabwo byashoboka ko irindazi rw'amafaranga 100 cyangwa 200, ariko ibyo ngibyo ni ishusho ijuru riba rizanye ngo ryereke umuntu ko souffrance igiye kubaho izaba iri ku rwego rurenze urw'umwana w'umuntu yagira ate yatekereza. Nkavuga ngo rero ibyo byose ijuru rimo riratwereka, abari nkabigarukaho nandi bakabigarukaho. Nyamuneka mureke habeho gusenga, dusenga Imana yo mu ijuru. Usibye ko nanone nasomye amagambo arambwira ngo hari nibisengerwa bikaba bitakurwaho. Ndibuka igihe umwami Yosiya yajyaga ku ngoma agasenga agasaba Imana imbabazi ngo be kuzajyanwa i Babuloni nk'abanyagano, ariko Imana iramubwira ngo numvishe gusenga kwawe n'imirimo yawe itunganye ndayibona, ariko icyo nanditse nagize naracyanditse. Nkabwira rero abantu b'Imana by'umwihariko baduteza amatwi ndetse n'amaso, mumenye ko inzara ari habi, imbere ari habi, hagiye kubaho ibiteye ubwoba, hagiye kuza inzara inuma itarigeze ibonwa n'amaso y'umuntu, kugeza ku rwego umuntu wese yaba uworoheje n'ukomeye azavuga ati nanjye inzara ndayumvishe. Icyo navuga cyakora nk'abavuga butumwa, nk'abakozi b'Imana, ntabwo nanone duhari ngo twishimire yuko ibyo bihe bigoye tugiye kubisohoramo, kuko hari ababihanura bakabihanura ubona ameze nk'abanezerewe bari mu mwuka wo kubinezererwa, ariko ni amakuru akomeye ateye n'ubwoba. Si ibintu dukwiye kwishimira, ahubwo dukwiye gufatanya tugasabira igihugu kugira ngo n'icyo gitsure cy'Imana nubwo kizaba kiremereye, ariko Imana yo mu ijuru izagabanya iyo minsi y'umubabaro. Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu ashobora kuvuga ati none mukozi w'Imana ko uhanuye inzara n'abandi bakaba bazihanura, twitware dute? Bamwe bo mu twavuganye baravuze ati se umuntu yakora stock? None se tuzabwirwa n'iki gihe cyanya cyo gukora stock? Dutangire duhahe wenda nk'uko abantu bahashye muri covid bakayimara mu maduka? Nababwira ngo icyambere mwikwishimira gushaka stock, nimwishimire gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo mu mitima yanyu, kuko ab'Imana itagibura kwibagenza. Nkavuga ngo rero umwanzuro natanga n'inama natanga, mureke tuziga mu mutima wo kubaha Imana. Stock y'ibiribwa yashira, stock zijya zishira, mazi yahunitswe ashobora gushira, atashira akanangirika, ariko najya mbabwire ngo umutima wo kubaha Imana, haleluya, mureka bari wo duhunika mu izina rya Yesu Kristo. Tuziga mu mutima wo kubaha Imana. Ibihe bigoye ntago bizabura kubaho, ariko Imana ntabwo izabura kwigenzereza abo yamenye. Imana iduhana umugisha. Ndumva ari cyo ngicyo. Reka noneho twinjire mu ijambo ry'ubugingo. Insanganyamatsiko twari dufite iravuga ngo uburyo bumwe rukumbi dufite bwo kwihisha ibiduhiga. Reka tujyane mu gitabo cy'Itangiriro igice ni cya 39. Noneho turebe makuru ahari. Amagambo aratubwira ngo nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo.
uyu Yozefu yaje kugirirwa ishyari na bene wabo n'abavandimwe biwe, bagera igihe cyo kumuta mu rwobo bifuza ko apfa, avanwamo n'Abamidiyani. Abamidiyani bamugurisha n'Abishimayeli, Abishimayeli bagira bate nabo bamujyana mu Egiputa bajya kumugurishayo. Nagira ngo ariko mpumurize abantu baduteze amatwi, ishyari ry'abatuzengurutse, umutima mubi w'abatuzengurutse ntabwo uzabuza Imana kutugirira neza niba tuyishikamishijeho umutima. Imana ishimwe cyane. Nuko ageze kwa Potifari, icyaje kubayo, Yozefu yaje kuhagirira umugisha kubera yuko Uwiteka yari ari kumwe nawe. Nuko Uwiteka amuha kugirira ukuboko kwiza mu Egiputa. Umurongo wa 4 baratubwira ngo Yozefu amugiriraho umugisha, abari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'ikibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urwo rw'uwo Munyegiputa ku bwa Yozefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ku byo mu rugo bye, mu byo mu murima no mu byo mu gasozi. Imana ishimwe cyane. Igihe cyose itabaza ryacu rikimurika, igihe cyose duhagaze mu cyo Uwiteka yategetse, duhinduka abanyamugisha. N'abatwakiriye mu ngo zabo babakiriye umugisha utangwa n'Imana. Imana ishimwe. Umurongo wa 6 nihuse, maze Potifari abitsa ibyo atunze byose, abitsa Yozefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yozefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Ariko muraje mwumve icyo ubwo bwiza no mu maso heza byaje kumukurira. Umurongo wa 7 turi kwiga amagambo avuga ngo uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga. Mbese ibiduhiga wabyihisha hehe? Umurongo wa 7 hamwe n'ubwiza bwa Yozefu. Hanyuma y'ibyo nyirabuja wa Yozefu aramubenguka. Yozefu aramubwira, nyirabuja wa Yozefu abenguka Yozefu aramubwira ati turyamane. Maze Yozefu ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Amagambo yo kwitaho cyane. Nyirabuja wa Yozefu amaze kumubengukwa aramubwira ati turyamane, ariko ngo maze Yozefu agira ati Yozefu ariyangira. Ndashaka kukubaza wowe uduteza amatwi, waba uri umukobwa mwiza uri muri korari, waba uri umusore mwiza usenga, nyoko buja kugerageje akakubwira ngo muryamane, wabyitwara mute? Yozefu yarabyanze, nawe wabyanga? Wa mukobwa we, waba uri umukozi muri departement runaka, waba uri umukozi ahantu runaka handi, shobuja akakubwira ngo muryamane mukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ufite imbaraga zatuma umuhakanira? Imbaraga zatuma duhakana gukora ibyaha nuko twarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Wa mudiyakoni we, birashoboka yuko pasiteri yashaka kugutura mu cyaha, wabyanga? Nyamuneka mureke tugire umutima nk'wari muri Kristo Yesu, tuzibukira icyaha n'igisa nacyo kandi tukigendere kure, nibwo umuseke uzatambika mu ruhande rwacu. Nuko amagambo aratubwira ngo muri uru rugo, Yozefu akomeza ahamya Imana aravuga ati muri uru rugo nta urundutamo, kandi ntacyo databuja yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gutyo ngacumura ku Mana yo mu ijuru? Iyo dushingiye ku ijambo ry'Imana, birashoboka yuko waba uri umushoferi nyoko buja akakubera ikigusha. Birashoboka yuko waba uri umukozi mu buryo bumwe cyangwa ubundi abukorera bakakubera ikigusha. Ariko nagira ngo mbabwire ngo niba udafite Kristo mu bugingo, nta kabuza uwo mutego uzawugwamo. Birashoboka ko pasiteri utariho umwuka wera yagutura mu kigusha uri umudiyakonikazi. Nimwige guhakana, nimwige kwerereza Imana, nimwige kuvuga oya, mureke dushake mu maso y'Imana. Imana itugirire neza, twambika imbaraga zinesha icyaha n'igisa nacyo mu bugingo. Nuko amagambo aratubwira ngo Yozefu aravuga ati nabasha nte gukora icyaha kimeze gutyo mu maso y'Imana. Ngo ariko nyirabuja, murongo wa 10, akajya abwira Yozefu kuri iyo ngingo uko bukeye nuko bwije, ariko Yozefu ntamwumvire ngo aryamane nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Birashoboka yuko nawe watitirizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi na shobuja, watitirizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi na nyokobuja, watitirizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'umukuru w'itorero, watitirizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'umudiyakoni. Ariko ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, rinda icyubahiro cy'Imana mu bugingo bwawe. Mureke duheshe Imana icyubahiro, kandi bijya bitanga ingororano. Turi kwiga amagambo avuga ngo uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga. Ese Yozefu ko yari yamaze guhigwa, ibi bintu yagombaga kubyihisha ate? Byaje se kurangira gute?
umurongo wa 12, bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, nk'uko bisanzwe Yozefu yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Umurongo wa 12 ngo uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Nyirabuja akomeza kwensista, akomeza gushyiraho imbaraga. Birashoboka ko ugukoresha yatangira akoresha amarangamutima, bikanga akabona unambye ku Mana yawe. Birashoboka ko yazanamo ubushobozi, bikanga akabona unambye ku Mana yawe. Birashoboka ko yazanamo igitsure, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntuhemukire Imana. Haleluya. Ntuhemukire Imana. Imana ijya ibitangira ingororano. Murongo wakurikiyeho, arangije nyamugore afata umwenda wa Yozefu. Yozefu amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we, agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye, arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusuzugurana, aho kudusekana agasuzuguro. Yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvishe nteye hejuru nabaje, asiga umwenda w'iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Nagira mbabwire ngo isaha duhagazemo, imirimo y'inkozi z'ibibi igiye kwitwegekaho. Yozefu wahagaze agakiranukira Imana. Nyirabuja aravuga ati databuja wazanye umuheburayo kuza kudusekana agasuzuguro. Bivuze iki? Imirimo y'abapfumu n'abakonikoni, imirimo y'abadayimoni, imirimo ya Satani igiye kwegekwa ku bana b'Imana. Ariko niba twomatanye n'Imana, niba duhamanye n'imitima yacu ko ntacyo umutima udushinja, nta kabuza ibyo bitero bya Satani tuzabitambukamo twemye mu izina rya Yesu Kristo. Reka turebe ibyo byaje kuzana ingaruka, kuko Yozefu amaze kwanga kuryamana na nyirabuja yaramureze, bituma Yozefu ashyirwa mu nzu y'iki? Mu nzu y'imbohe. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, muri izo ntambara zose, muri ibyo bitero byose, muri uko kuzurungutana kwa hato na hato, muri ako kagambane Yozefu agambanirwa, Yozefu yari afite amahoro y'umutima, kuko ntacyo umutima wagiraga gute? Ntacyo umutima wamushinjaga. Ndasaba Imana kugira ngo Imana itubashishe kugendera kuri cyaha n'igisa nacyo, kugira ngo nihe ibigoranye, n'igihe haje akagambane, Imana igitubasha kwitunganira. Wenda mbaye nk'uwihuta kugira ngo tugane no ku musozo, tujye mu gice cya 41, turebe umusozo byaje kurangira bite. Turi kwiga amagambo avuga ngo uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga. Igice cya 41 umurongo wa 37 hari amagambo atubwira ngo Farawo yegurira Yozefu igihugu. Farawo yegurira Yozefu igihugu. Yozefu yahindutse umumaro mu gihugu cya Egiputa. Bene se baramugurishije, baramuteragana, baramwanga, ariko ntibamenya yuko Yozefu ari umwuka w'Imana. Ageze mu gihugu cya Egiputa ahinduka umumaro. Nuko igihe Yozefu yari ari mu nzu y'imbohe kubera ko yanze kuryamana na nyirabuja, Imana naho irahamutoneshereza mu izina rya Yesu Kristo. Maze kandi Imana ukuntu ijya ibigenza ntago njye menyera umuteguro wayo, igenderera umwami Farawo. Farawo ararota, arose mu gihugu cyose habura n'umwami usobanurira inzozi, ariko baza kumenya yuko hari umuntu uriho umwuka mwiza wo kumenya ibihishwe. Nuko Yozefu wari uri mu nzu y'imbohe bamutumaho, araza ariyuhagira, arambikwa, arogosheshwa, ajyanwa ibwami. Ibyo byose ari imirimo y'Imana. Imana itegura kumugirira neza, Imana itegura kumwubahisha, kuko nawe yari yarubahishije Imana akanga guhemuka. Nuko igihe rero kiza kugera, Yozefu ageze imbere y'umwami, atanga inama z'icyagombaga gukorwa, maze ngo umurongo wa 37 mu gice cya 41 itangiriro, ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yozefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye, nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Imana ihabwa icyubahiro. Nguko ko Imana igihemba, ariko ntabwo ingorana zihagararamo neza ngo turaje turebe byaje kugenda bite. Farawo arakomeza aravuga ati ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yozefu ati dore nkwegura igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yozefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika umukufi w'izahabu mu ijosi. Imana ihabwa icyubahiro. Umva ingororano zo kudahemukira Imana. Imana irahemba. Nuko amagambo aratubwira ngo bamugendeshereza mu igare rikurikira irya Farawo, bakajya bamurangana bati ni mu mupfukamire. Nuko amwegura igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yozefu ati jye Farawo ndahiriye ko ntawe uzunamura ukuboko
nta n'uzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Imana ihabwa icyubahiro. Imana itugirire neza. Gukorera Imana nta gihombo, niko abaririmbyi baririmbye. Kandi nagira mbabwire ngo izi ngorano Yosefu yahawe ni ingorano yahawe ari mu isi. Noneho nimutekereze ubwo Kristo azaba abwira Imana data wa twese atabona agire ku gisengaba. Haleluya. Maze Yesu Kristo akavuga ati ngaba abavuye muri ya mibabaro. Nuko natwe tuzanezererwa Imana, natwe duhindukire Kristo tuvuge tuti Kristo niwe wabikoze ntabwo ari twebwe. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo nsabira umuntu wese yaruduteza amatwi, nuzadutega amatwi kuri internet, mureke tugendera icyaha kure. Dusaba imbaraga y'Imana ibe mu bugingo bwacu. Mu mbaraga zacu ntago tubasha kunesha icyaha, ariko twakire Kristo mu bugingo. Haleluya. Tujya tubonera icyaha kure tukakibona tuti wacyahawe twakubonye. Nubwo uje wambaye rinete ari kuri icyaha mu izina rya Yesu Kristo, nubwo uje wambaye costume ari kuri icyaha mu izina rya Yesu Kristo, tukagendera bidatunganye kure. Ntabwo rero niba Yosefu yaragororewe akagororerwa n'umwami w'upagani, akagororerwa ari mu isi, ntabwo Yesu Kristo azabura kutugororera nubwo tuzaba tunesheje Satani dusoje urugendo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngana ku musozo hari icyo nendaga kuvuga nsoza. Nagira mbabwire ngo Yosefu amaze kubaha Imana no kwubahisha yagororewe igihugu. Natwe hari ingororano Imana yacu yaduteguye. Imana ihabwa icyubahiro. Nkasoza mvuga ngo nimureke dukorera Imana, izaduhemba. Ntabwo yambura yo kabyara, izaduhemba. Kandi n'ubundi umugisha duhagaze mu uyu munsi ni ukubera Imana yo mu ijuru. Benshi muri twebwe tuba twaribagiranye, benshi muri twebwe isuri bidatunganye baradutembanye, ariko ubuntu bw'Imana bwakomeje kutubungabunga. Byari ukugira ngo mu gihe nk'iki ngiki kigoranye duhinduka umumaro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nsoza rero mureke mbabwire iki ngiki. Igisubizo cy'ikibazo twibazaga cyavugaga ngo uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga ni ubuhe? Nagira mbabwire ngo uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga ni ugukomeza gukora ibyo gukiranuka, ni ugukomeza kwerereza Imana, ni ugukomeza kujya mbere tugendera icyaha kure. Aho ngaho rero niho hari uburyo bwiza ku muntu ubaha Imana bwo kwihisha ibimuhiga. Naho ibiguhiga nibikugeraho bifite ubukana, nawe warangiza ugateshuka, nta kabuza uzaba ubyihaye bizakugiraho ubasha, kandi iherezo rya byose bizarangira ugiye muri Gehinomu mu marimbuka. Nagira mbabwire ngo uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga ni ugukomeza kuba mu ruhande rw'Imana, ni ugukomeza kwerereza Imana. Imana y'amahoro iduhire kandi tugirire neza. Imana ihumugisha umuntu wese wakurikira kino cyigisho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nsaba umuntu wese wumva iki cyigisho aricyo kimariye ubugingo bwiwe, mujye muri commentaire mwandike uramutse ufashijwe bavuga uti ndafashijwe, uramutse uhembutse bavuga uti ndahembutse. Imana iduhana umugisha. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwigisha n'abigishwa bagomba kugabana umugisha. Dusoje tubonye ko uburyo bumwe rukumbi bwo kwihisha ibiduhiga nuko dukomeza guhagarara mu murongo w'Imana yavuze. Imana yo mu ijuru ntabwo izabura kudushyigikira, nitwita ku byayo nayo ntabwo izabura kwita ku byacu. Ndabashimiye rero abantu mwese mwari mukurikiye kino cyigisho. Uramutse icyigisho cyagufashije duhure muri comment wandike uti ndafashijwe, kiramutse cyahembuye ubugingo bwavuga uti ndahembutse. Imana ihabwe icyubahiro. Mukoreshe ya mukorera iki kugira ngo turusheho kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Imana y'amahoro bampera umugisha. Ndabakunda. Amen.